ngaye umuntu namusengere wa muntu aravuga ati ndaje gusengera mu mazi arangije aragenda afata amazi mu ibase akamusengera kuri audio kuri video call kurya yamusenga avuga ko yagiye kumusengera mu mazi arangije noneho singene akaza kubita mu ibase gutya amazi yo mu ibase agataruka gutya kazaja hirya gutya kazaja hirya zingene ku video yerekana ni base yerekana ni base umunsi wa mbere twari twicaranye na muzehe Sawenga turi mu cyumba cy'amasengesho Kimironko niho mu cyumba kiri muri separ none turimo dusenga arambwira ngo ahita ambwira arambwira ngo hari ikintu Imana ikumuriye barabimbwira kandi yari yabimbwiye Imana yari yabimbwiye ariko numva ndacyafite ubwoba kubera ko numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane aho se ibi bintu nibyo ibintu numva nibyo ibintu mbona nibyo ariko arambwira ngo hari ikintu Imana yakubwiye kimubwira kandi cyari kuri we ndabimubwira arambwira ngo guhera uyu munsi genda utinyuke icyo Imana ikubwira ukibwira abantu umva abo bantu bagiye bantinyura cyane okay mwaramutse abandi mwiriwe bitererewe naho muherereye kibisanzwe muri kumwe na Pastor Maniraga Patrick muri studio zatujazwe injiri turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Mbere yuko dutangira murabona kuko turi kumwe n'umutumirwa azwi na benshi ariko ntazwi na bose. Rero reka tubanze kwiragiza Imana kuko niyo tushira imbere hanyuma tuganire umwanya utari munini cyane ariko mwiza. Ugira neza Yesu urero akiranuka. Turashima kuko watuzukije amahoro, turashima ko wirije abandi amahoro. Tukaba tugejeje amasaha turi bazima twese duhumeka. Tugiye gukora kino kiganiro uzacumva kizamugirira umugisha azagikuremo azagisha icyo azakuramo kizamufasha abatendebukiwe mu kwizera bongerwemo imbaraga abarwaye bakire aha hose ibi byose tubikorera kugira ngo bigire uwo byagirisha byamarira mu buzima mu izina rya Yesu Kristo amen. Mwaramutse mukozi w'Imana. neza Pastor. Amakuru namaki mufite? Amakuru ni meza turashima Imana. Yeah. Amakuru y'iminsi. Nyinshi kabisa. Namahoro turashima Imana. Yeah. Ibyo ni bisanzwe nta kibazo kabisa. Okay. Tabicishije amasiko reka mwene data banze abibwire mubashe kumumenya kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cacu mwabashe kumumenya. Witwa nde? Nitwa Eritier Cyubahiro papa. Yeah. Uyu mudage. N'umuryango. Yeah. Mu Budage mu Buraya muri Europe. Muri Europe. Maze igihe ngana gute? Iyo imyaka 6 irengaho amezi make. Imyaka 6 n'amezi make. Umaze kumenya ikirimi cy'wanyu? Okay. Ntabwo navuga ngo sinkizi kandi sinavuga ngo ndakizi. Ko ururimi rutari urwawe ntabwo wahitawuhamya 100% ko wenda surtout ko ururimi umuntu atigeze yumva bitandukanye n'izindi wenda ziri international. So ururimi umuntu yiga ugatangira aze guhera kuri zero. Yeah. Maternelle ariko nta kibazo rwose umuntu amaze kumenya. Yeah. Ubu ngubu wosuhuza abantu mu Kidage?
abadage nabasuza ariko utari umudage sinamusuza iba nkubwira abantu mu mwaramutse mu kidage twumve Guten Morgen. igiye kumenya nk'icyongereza Guten Morgen. Guten Morgen. twebwe dukoresha Guten Morgen. Nacyo ducoreshe. Turakwishimiye aha muri studio zacu jazwi. Cyane ariko. Cyane rwose. Ngewe bene data inshuti zacu uyu mugabo ni umugabo w'Imana. Ni umugabo w'Imana kuba muzi ni umukozi w'Imana mwiza twemera amavuta y'Imana yamusize yamuhaye twemera ibyo akora ukunda Imana akayikundisha n'abandi batarayikunda Imana igumugisha abakozi b'Imana hanyuma tudatwaye umwanya Héritier n'umuntu ki ugiye kuvuga Héritier ninde Héritier nezezwa n'iki Héritier ababazwa n'iki okay ni ikibazo wenda sana ikibazo kivast ukuntu ni kinini ariko ndabugihinda muri aya magambo nkuko nabivuze Héritier n'umupapa Héritier n'umuntu ukunda Imana umuntu ukunda gusenga donc ushatse kumenya mbariza cyane muri kariyeri yo gukorera Imana nibwo buzima mbamo cyane wenda n'ubundi buzima bwa misi yose ariko aho ngaho niho cyane nisanga ahangaha gukorera Imana inaha mu Budage ntibibagora mu bihugu bimeze gute okay ntabwo navuga ngo biroroshye kubera ko cyambere ni ibihugu abantu baba bagezemo wenda batabayemo kenshi murasanga wenda n'ahantu ushobora kuba utuye abandi wenda bene wanyu mushobora kuvuga ururimi rumwe ikindi ni ahantu ushobora n'ubundi usanga hari imico itandukanye n'aho waba uvuye cyangwa se aho waba utuye so noneho hiyongeramo rero na za ndimi zabo kuko muri Europe ibihugu byinshi usanga baba bafite indimi zabo bakoresha so nabyo challenge bitoroshye kugira ngo ubanze wige rwa rurimi no bigufashe gukomunika n'abantu ni ikintu biba kitoroshye ariko avec l'état byose bigenda bitungana kubera ko uba ufite ambition ufite icyo ushaka ufite icyo ukeneye kugeraho so bigusaba rero nawe ufata umwanya ndetse no kwiha akazi kenshi kugira ngo urebe uburyo ushobora gukora ibyo bintu kandi byose ukabyegeranya ntabwo biba byoroshye gukorera Imana ariko kandi nta issues abantu baba bagomba gutanga ngo kubera ko ngo turi mu mahanga byo gukorera Imana ngo biba bigoye gute se oya uko bigoye muri Afurika n'ahandi hose niko bigoye gusa nyine ni ikintu abantu bishyiriyeho ni nk'akazitiro abantu bashize urumva ngo gukorera Imana ngo hanze ngo niba byoroshye none se twese amasaha tugira ni 28 ari abatuye ku mugabane wa Afurika ku yindi migabane abatuye aho dutuye i Burayi n'abandi batuye za Amerika za Australia twese ni 28 ntabwo 25 so bivuga ngo rero gukorera Imana byose ni umutima umwanya ufite ushobora kumanaginga ukavuga ngo uyu mwanya ndawukoreramo gahunda zanjye ariko uyundi mwanya ndawukoreramo umurimo cyane rwose numva ko cyane rwose nta mpamvu njye mba numva ko umuntu yagomba kuko biba bisa nawe ugiye kulimita Imana gukoresha cyangwa se ni ryari warakijijwe cyane wakiziki okay navuga ngo nakiziki kuko njye navutse nakuriye mu nzu y'abakozi b'Imana ababyeyi banjye barakijijwe so nakuze rero mpita nkurira muri iyo atmosphere so nigishwa gukorera Imana nkiri mutoya kugeza rero nkuze ntangira kumenya ibintu ngomba gukora n'ibyo ntagomba gukora wabimenye ryari bifite
nk'imyaka 9 nk'imyaka 9 sure kubera ko nibwo navuga ngo nari ntangiye gukora ibintu nkumva ndabikunze malazima nubwo nari nkiri umwana ariko numvaga mbikunze kubera ko nari icyo gihe ariko nditera uwakora ari abana ariko umva ari ngiye uyoye ikora ari abana nuko ariko so nkumva ndabikunze aho kwigiye kigenda ndushaho gukomeza kwikunda cyane rwose kugeza ku myaka nyine umuntu amaze gukura utangiye guhitamo kumenya ngo ikiza ni ikibi ni iki nabikora nabigenza ushobora gukora muri ubu buryo n'ibyo umuntu atangiye kugira discipline y'ibintu bimwe cyangwa ibindi ariko ntabwo njye nigeze mba mu buzima bwo hanze abandi basore wumva ngo babanjije enjoyinga life yo hanze njye mu buzima sinabubayemo so njye nakuze mba mu nzu y'Imana bariho ikintu navuga ngo nakozeho itandukanye wenda nuko nabyita ngo gukorera Imana ariko ntabwo musugo gukorera Imana nakinye football ibiriya byose no gukorera Imana ariko navuga ngo icyo nicyo kintu nakoze hanze y'ubuzima bwo kuba mu itorero so ariko n'ubundi nubwo nakinaga umupira twawugwaniyemo sinarwanye sinawutukaniyemo kuko nta muntu bananyitaga pasiteri no muri nta muntu wigeze kubita ingumi mu bwana bwawe abena bya bindi by'abana nyine umaze kuba nk'umusore oya hari umuntu wagubonye ukuntu witondaga bakwita pasiteri uri mutoya akabayo gusuzugura cyangwa akabayo kugirira nabi azi kuko ntacu wamutwara urareba no muri equipe nakinagamo sometimes kubera ko bari bazi ko njye ndashobora kuvunana ngira gute sinakora iki ugasanga rimwe na rimwe baranyenzaho kugira ngo barebe reaction yanjye ariko kubera ko numvaga atari ibintu bingimo nkumva agaragaza gukaruma wenda izo emotion rimwe na rimwe ariko bitavuze ko ndi umuntu hari umuntu ubona ko yakugenzeho cyane bikaba too much nyine kubera ko muri gukina wenda rimwe na rimwe nawe nyine ukamutambika akaguru akagwa mu hasi ariko ntabwo atari ngo umuntu arabikorana ubugome cyangwa se cyane ko nabo ntabwo babikorana ubwo mubabonaga nyine ugakunda gusa kubera ko mukinana akantu ko gushotorana gutya nyine ariko bitari grave. hari umuntu nategereye wavuze ngo buriya gukina umupira ngo n'icyaha ngo kubera kuko ngo uzutisha umunyezamu ukamubesha we kumutera ngo mu ruhande rw'ibumoso ngo ntuhatere ugatera iburyo ngo icyo ni icyaha ngo kubera kuko ngo waba wicisha hirya kandi uzi ukuri ngo cyangwa ngo ubone uwanyu ngo araje ngo ukamumucenga ngo kubera gucenga ni icyaha nibaza ko wenda umuntu yari arimo atebya ngo ni amayeri ya satani kuko no gutebya yari arimo atera ariko hamwe mbitekereje sanga nyine harimo utuyeri twa satani kuko none uwanyu umubwiye ko ugiye gutera hano iburyo warangiza ukamutera imoso guti mutateye iburyo ko ariko kuri urumva iyo ni strategie ya footballer ngo nibyo mu byo wize nabyo urabyiga kwiga kubesha oya si ukubesha none se tumubesha ugiye gutera tekinike y'uburiganya oya si tekinike y'uburiganya ni tekinike y'umukino jewe umukino ze mu mupira se y'inkuzi so nibyo navuga ngo ariko ubuzima bwanjye life yanjye ni ugukorera Imana Imana ishimwe cyane. Hanyuma Eritier abamuzi naje umuzi ni umukozi w'Imana wambaye imbaraga z'Imana. Ni ryari wamenye kuko ufite impano z'Imana? Bwa nabimenye mfite imyaka 9. Ni ikihe kintu cyakweretse ko ufite impano? Ni iki wakoze ubona ko ufite impano? Icyo gihe
nibuka ko nari ndimo gusenga mu rugo mu gicuku. Mu myaka 9 usenga mu gicuku? Ari umuntu akabyuka yicara muri salo asenga. Muri Kongo? Oya, mu Rwanda. Ya. So hanyuma ndi gusenga numva nk'ijwi, ijwi riramvugishije, ariko ndeba iburyo bwanjye, ndeba ibumoso bwanjye, babona umuntu, ariko mu ijwi riramvugishije. Mbita aho ngaho. Hanyuma ndakomeza ndasenga. Muri gusenga stinonga kumva ryajwe, ijwi riramvugishije. Noneho mu gitondo icyo gihe nari ndi kumwe na oncle wanjye, ndamubashije kuko nawe musenzi, ndamubwira ngo ndari gusenga numva muraramvugisha mu ijwi ry'umuntu, ariko si nareba simbibonye. Kubera ko ari umusenzi arambaza, cyangwa se waryumvishe gute? Ndamubwira naryumvishe umuntu ampamagara, ariko ndebye simbona umuntu. Arambwira ngo waryumvishe inshuro zingana? Ndamubwira naryumvishe inshuro 2. Nibyo ndabyihoreye. Okay, sawa, komeza, nta kibazo, komeza gusenga. Nibyo nawe ntiyanyereka cyane ko ari ikintu wenda kidasanzwe. Hashize igihe kandi ndyamye numva ko umuntu ampamagaye. Yego. Ampamagaye arambwira ngo byuka. Ndabyuka. Maze kubyuka ntegereza icyo ndi bukore. Nangije numva ko ryajwe, ariko ryongorera gahoro cyane, ariko karyumvira iri indani mu gutwe. Numva rimbwira icyo message yashakaga kumva. Message yampaga bukeye mu gitondo, none nicaje umubyeyi ndamubashije, ndamubwira numvishe, arambwira ati iyo ni Imana. Kuva icyo gihe rero mpita ntangira, baramfasha, kuko baramfasha bagerageza kuguidinga mu buryo bwiza bukwiriye, kugira ngo cy'Imana yifuza n'ikindimo kugira ngo kizakore gikwiriye. Kubera ko urumva ari ibintu numvaga byari ibintu bishyashya kuri njye, nkumva so ni nk'inzozi ndi kurota. So nicyo gihe rero numva mu myaka 9 nibwo numvishije ijwi ry'Imana. Myaka 9 ni ibitangaza by'Imana. Hanyuma umaze kumva ijwi ry'Imana mu myaka 9, nyuma byarakomeje, ikintu wakoze Imana igukoresheje umunsi bwa mbere, abantu babibona, nawe urabivuga, ubona birabaye, wimba wabyibuka, ni igiki? Icyo ni ikizamini gikomeye. Umunsi wa mbere kugira ngo kubyibuka birangora, ariko ndibuka ko sinahita menya exactement ngo ni umunsi wa mbere, ariko ndibuka ko bitangira gusenga byanyabyo kwiri. Donc maze icyo gihe rero umva nafashe igihe cyo kugenda bandera, banyigisha, kuko nagiye narezwe n'ababyeyi banjye, bose bakunda Imana, barasenga, ariko kandi nzakubwirwa n'umugisha nabwo wo kubana n'umukozi w'Imana yaratashe, Muzehe Karikofe. Nawe aramfasha cyane kubera ko umugabo w'umuhanuzi, abantu benshi baramuzi. Nongera kandi kubwirwa umugisha kubana na Muzehe n'ubundi
Samuhembe baracyahari mu Rwanda. Nawe abo ni abantu bagize umumaro ukomeye cyane mu buzima bwanjye, donc nkiri mutoya kugira ngo bagiye bamfasha cyane kubera ko abasaza b'abahanuzi kandi bamaze imyaka myinshi cyane, so n'abantu navuga ngo bagiye bamfasha mu buryo cyangwa ubundi kubera ko ubundi bakoreraga muri iyo mpano. So nibyo rero urumva rero numva ko umuntu agenda akura arerwa, so nibwo rero nibwo natangiye kugenda mpabwa ibintu bimwe na rimwe. Nibuka umunsi wa mbere twari twicaranye na muzehe Samuhembe turi mu cyumba cy'amasengesho Kimihurura, niho mu cyumba kimwe muri Separ. None turimo dusenga, arambwira ngo ahita ambwira arambwira ngo hari ikintu Imana ikumubwiye, barabimbwira kandi yari yabimbwiye, Imana yari yabimbwiye, ariko numva ndacyafite ubwoba kubera ko numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane. Aho se ibi bintu nibyo, ibintu numva nibyo, ibintu mbona nibyo, ariko arambwira ngo hari ikintu Imana yakubwiye kimubwira kandi cyari kuri we. Ndabimubwira, arambwira ngo guhera uyu munsi genda utinyuke, icyo Imana ikubwira ukibwira abantu. Umva abo bantu bagiye bantinyura cyane, baramfasha kandi bakaba ari abagabo bari bafite ubwenge, abanyabwenge basenze buriya gusenga bijyana n'ubwenge rwose. Umusenzi mwiza ufite n'ubwenge ni ibintu byiza birenze umuntu abitekereza, kandi ntekereza ko umunyamasengesho wese aba agomba kuba afite n'impano y'ubwenge, kubera ko iyo udafite iyo mpano y'ubwenge hari ibintu byinshi bigenda byangirika rimwe na rimwe, kubera ko uburyo kubutangamo message n'uburyo kubikoramo. So icyo gihe rero iyo nicyo kintu cya mbere, nibwo bwa mbere numvishije Imana ikoresha ikintu ndabimubwira, mubwira ikintu Imana imubwira. Asante cyane. Ni ibihe bintu nka bingahe nka bitatu wari bwo wigeze uhanura ikintu nyuma yabwo warangije guhanura ugashidikanya ko cya kintu kitazasohora, ukumva ugize nk'ikibazo muri we mu mutima? Okay, ntabwo navuga ngo ntibyabaho, kubera ko Satani buriya nawe ni umutima ubaya, mugani azamayirika ngo Farawo ni umutima ubaya. Satani nawe ni umuntu mubi cyane, rimwe na rimwe hari igihe agatima gakubita, ariko hari ikintu gikomeye, hari ikintu eba iki kintu ariko kaba ari agatima bene akaga nakajwi kongorera nyine ka Satani, ariko ikintu kwekira bene ibyo ariko ni yakeye gusa nasenze bien Imana nubwo icyo yambwira si nta kundi gushidikanya kuba mu muri ngewe, gusa nibyo naribuze ngo akajwi ka Satani hari kagakubita, ariko se ikintu ngo kitabaye kweri ngo ni ikintu uvugiye muri public gutya kitabaye byagenda gute, ariko kubera ko nzi ko si ibyanjye, sinjye ubitanga, ntabwo bivuye muri sinabyimprimiye ahantu runaka, n'Imana kuba Imana ibivuze zasohora, inzira byanyuramo yaba ikomeye yaba yoroheje, byatinda byatebuka, ariko kuba Imana ibivuze zasohora. Amen. Hanyuma hari ubwo Imana irakubwira ikintu ikagutuma ko ku muntu ugatinya kujya kumubwira bikurikiranye n'uko ateye cyane gute kandi ari Imana yagutumye? cyane mbere hari igihe biterwa n'umuntu, hari igihe ushobora gutuma ku muntu ukabona umuntu rwose level yawe niyo irahabanye,
mu buryo butandukanye. Ega ni umutegetsi ukareba uyu muntu ndamuhera hehe. Icya kabiri wenda no kugira ngo umubone nayo n'indi taraje itoroshye. Icya gatatu wenda uwo ari we titre afite rero si umuntu donc ukabanza ubwawe wenyine ukinetraliza ukimara imbaraga ukabona rwose nta hantu wamuhera. So bitewe rero n'ibyo bintu nari meze kumeshoninga so kumva rwose yego n'Imana yabivuze ariko kumva gusa ukareba ahantu uri bubihera ukabikora. Ufite ubwoba ufite igihunga ukibaza inzira biri bunyuremo kugira ngo umubone inzira uri bunyuremo kugira ngo ubimwumvishe nabwo donc ari igihe uhita ukuramo hamwe se ubundi arabyumva binyuze mu zihe nzira arabisobanukirwa binyuze mu zihe nzira donc ukumva hari ibintu byinshi cyane bishobora kuba impamvu iyo gusa naho ugizemo kagatima k'ubwoba ko gutinya. Iyo bigenze gutyo hari aho Imana yaba yaragutumye ku bantu nyine nk'abo ngabo bikomerezwa by'isi warangiza message ugatinyuka yerekana n'ubwo yarazimye muri wewe. Ari umugeze kuntumaho ndatinya ariko mu gutinya rero ntinya ariko inishiraho mechanism mu mutima nje nyine nabandi ibyo byose n'ibyo mbona rwose bitafamo pe kandi ntaho namuhera rwose umuntu ntabwo no kumubona asaba ubwo birananyorohera ahubwo mitanishiraho impamvu nje nyine kuzishiraho rwose mitangira ahantu numva koko nibyo niko bigomba kugenda rwose nanga n'Imana ntabwo yabinziza pe kandi ari yagubwiye mbona nyine hari impamvu nyinshi zitora none icyo kintu Imana yari yakuye kuri uwo muntu ukaba waratinye gusa kandi Imana ifite uburyo yari kubikora. Ntibibuka cyagiye ko yabwiye Mose ndi genda ubakure kandi Mose atanazi kuvuga. Ntutekeze kuko Imana iri buguha inkoni yo kwitwaza bagaragara kuri wa muntu. Pastor mu byukuri ibyo bintu ntabwo agatima kubwoba ndetse n'igihunga kireza ko ntabwo byabura. Ibyo navuze nti bishobora guterwa n'umuntu. Umuntu ashobora kuba ari umuntu akomeye rwose ari umutegetsi ariko ngwino so ari igihe umuntu ashobora kuba muziranye rwose ni umutegetsi cyangwa se n'undi muntu ashobora kuba atari umutegetsi ariko ari undi muntu ukomeye kuko abakomeye bose gusa si abategetsi bano bakomera mu byiciro bitandukanye ariko mu by'ukuri ari inshuti yawe cyangwa se ari umuntu mufitanye umubano musabana uwo biroroha kubera ko muba mufitanye iyo connection ariko akaba n'undi muntu mudafitanye iyo connection ukibaza inzira bizanyuramo rwose ubwawe ni rwose ukimara imbaraga ukavuga ni wapi ugatinya kandi uzi ko ari Imana yabivuze ugatinya pe kumva ufite ubwoba kumva ndetse ukibaza si umuntu azanyumva gute ibintu bisa azabyemera gute kandi rwose mushidikanya ko Imana yakubwiye ufite n'ibihamya byinshi ufite n'ibimenyetso ariko kagatima sometimes ntabwo kabura ariko ntabwo navuga ngo ni buri gihe birashika igihe ushobora kuba ariko akaba n'ikindi gihe rwose ushobora guhabwa iyo message utitaye ngo ninde urashakisha inzira binyuramo kugira ngo mubonane. Hanyuma bene data ndabumva murabona koko ikiganiro kiryoshye kimeze neza. Narakubonye inshuro irenze 1 2 3 4 5 n'ubundi mo ndakubona ko Imana ikoresha ibitangaza. Hari igihe kimwe nakubonye bitandukanye umenya na nimero z'ibyangombwa by'abantu bazifite mu mifuka ukavuga imibare yazo ibintu byinshi bigiye bimera nk'uko nguko. Uzawerekwa uzubona n'abarozi uzubabona
kwerekwagaho werekwa iby'Imana iguhaye ngo nawe imuguhaye wamwerekwa ntacyo ariko nyine nabo nyine aregera irabaguha ntabwo ariyo yaba ariyo tageti wamwerekwa nk'uko wakwerekwa n'utari we ariko nyine irabakwereka none se kwerekwa none se utahuye imigambi ya satani kandi ya satani akorera mu bantu uko Imana ikorera mu bantu nako satani akorera mu bantu kandi umuntu wakoreshejwe na satani kuko irungu aba afite amapepo umunyamahewa rero wakoreshejwe na satani none ntabwo satani kandi uzibonana nawe amaso ku maso ariko satani umuntu anyuze mu bantu iyo umubonye uzumva nk'umujinya none ugira ibineza neza wowe cyangwa se ikintu cyo guterera ineza neza none se ubonye mu materaniro ukabona umurozi yaje mu materaniro yaje kunaniza no guteza kandi ubigenza gute? Mu by'ukuri ibyo naribuze nabivuzeho ibintu byose gusenga ntabwo ari intambara no kuba wabona ibintu runaka hishurirwa nabwo ntabwo bigomba kuba intambara Imana ikakubwira ati umuntu ntabwo ameze neza rwose ariko ntibisobanura ngo kubera ko umenye ko uyu muntu atameze neza uhita umutikura nk'inkokora cyangwa umukubita ingumi oya n'ubwenge ushobora kwicarana nawe kandi muri kumwe mu materaniro cyangwa se muri kumwe ahandi hantu runaka ariko ugakora ibintu mu buryo bwiza buri smart utamubangamiye utamuhutaje rwose kandi ibintu mukozi w'Imana Etienne abanyempano nkawe benshi wowe sindabikumva naho ariko usanga byenda ubigira abandi barabyumvise ngo Imana ibereka ibintu byinshi ari hanyuma yamara kubibereka ngo bagasaba amafaranga kuba beretswe bakavuga nti kugira ngo tuje gukura kino giheko no gutega indege aho bagiteze no gutega indege cyangwa se kiri kure cyane bisaba amafaranga menshi ibintu bene ibyo ngibyo ayo makuru ndayumva kandi ibyo ari nabo nzi naje batabinkoreye ariko babikoreye abandi bamibwiye icyo kintu iyo ucumva ugifata gute? mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ni ikintu cyiza kuko impano y'Imana ntigurishwa impano y'Imana itangirwa ubuntu hanyuma umuntu wenyine ashobora gukora icyo yumva kimuvuye ku mutima akagikora ariko bitavuze ngo ni ikiguzi kugira ngo akorerwe serivisi runaka ntabwo mu by'ukuri ngiye mbishigikira kubera ko bigenze gutyo ushobora kubwira umuntu ukamubwira nti muvandi Imana yambwiye ibi bintu n'ibi wenda birashoboka ko wenda udafite ubushobozi reka bivuge gutyo bwo kuba wabona moyen financier igufasha mu kujya gukora iyo gahunda Imana yatanze either wenda iyo transport kabivuge gutyo wenda Imana ikubwiye cyo gusengera umuntu aratuye ahantu runaka wenda ugende urakora ibirometero n'ibirometero wenda ukareba mu by'ukuri ufite ubwo bushobozi ayo mafaranga yo kugira ngo ube wakoresha amatike ujye kugira ngo tujye gukora iyo gahunda aho hantu runaka mu by'ukuri njyewe Imana imbwiye gutyo
ndafite ubwo bushobozi nabwira uwo muntu nkamubwira ni muvandi imana ni uku n'uku ariko simfite ubushobozi bwo kuba natega ngo njye gukora iyo gahunda none niba ufite ubwo bushobozi iyo taransiporo hari uburyo bwiza rwose nterura taransiporo njye gukora iyo gahunda rwose ubikoze gutyo bivuga kuko yenibyo uri mu Budage Imana iguhaye gahunda umuntu yagusabye kumusengera umufatiye umwanya usenga atuye hano Belgique ubu nyine turi Belgique niho ni mu giterane niho nagusanze uri mu giterane hanyuma hano mu Budage hari umwanya aguhaye tike kugira ngo ufashe umwanya wawe usenga nibyo Imana ikweretse ikintu hanyuma wongeye ku mafaranga yawe hano usubiye ku mafaranga y'amatike yawe wamusengeye kuzari ngombwa ko ugomba kuza tiwasanga n'aba bayumbe abantu bagomba kuvuga ngo basaba amafaranga ari muri ubwo buryo ibo babikora hanyuma bakavuga kuko basigaye baca amafaranga ntabwo ari muri ubwo buryo njye sinekeza ko ari ubwo buryo kubera ko niba Imana igutumye yego Imana igutumiye Belgique uri mu Budage cyangwa uri mu Bwongereza Imana igutumiye cyane muri iki gihugu runaka fasha uyu muntu ntabwo sinahaguruka kubera ko ari icyo yakoze njye mpaguruka kubw'icyo Imana ishaka ko njya gukora ibindi ibyo ni ibyiwe wenyine ni nabyiyumvamo kavuga nti no mugaragu w'Imana nyemerere nanjye nkubwireho umugisha ibintu iyi taransiporo n'ibiki rwose ureke ndabikora mbabarira unyemerere rwose si rimwe si kabiri rwose umuntu ashoboye rwose Imana impa gahunda y'umuntu ariko njye nyine nkifatira umwanya wanjye cyangwa se nkiherera ahantu runaka nkajya gukora iyo gahunda birasabye ngo njye gufata ngo nyine ubwe ngohereza amafaranga biriya ntabwo aba ari byo kuko biriya bituma nayo mpamvu bitukisha n'abantu urumva kugira ngo warusengere urangire umutima ugomba kubanza ugatanga ayo mafaranga rero mu by'ukuri ariko si abantu bose ntabwo ari abantu bose kubera kuko abantu bose ntabwo bameze gutyo hari abantu bateye gutyo bashoboka ariko kandi nzi ko hari abantu bakora gahunda nyinshi iyo bashobora no usibye no kuvuga ngo afashe imodokari cyangwa se afashe train akishura indege ku mafaranga yiwe agafata esanse yiwe agakora urugendo rw'amasaha n'amasaha ariko agenda gukora gahunda Imana yamubwiye kandi iyo Imana rega itanakubwira n'uwo muntu akavuga ngo wenda bikore mu ibanga si ngombwa ngo anamenye icyo cyane rwose none se ko atazi icyo gukora uramubwira ngo ishuri arishura iki azi ikikuzanye se we ni gahunda Imana yaguhaye Imana igwa ntiyarahari nta nubwo yaguhamagaye ngo mfasha no we wasenze Imana igutuma ku muntu uri aha hantu runaka ibyo rero ni ari igihe muzi ukuri ari ahantu ndi hano hari umuntu wahamagaye umuntu namusengere wa muntu aravuga ati ndaje gusengera mu mazi arangije aragenda afata amazi mu ibase akamusengera kuri audio kuri video call kurya yamusenga avuga ko yagiye kumusengera mu mazi arangije noneho singene akaza kubita mu ibase gutya
amazi yo mu ibase agataruka none amazi agataruka gutya kazaja hirya gutya kazaja hirya zigene ku video yerekana ni base yerekana ni base yewe aba bantu n'ukuri hari ababikora ari ukugira ngo reka nkareka ngiye ukavuga nge barakankoreye vuba cyane ngiye kuza iwe yakoze ikintu ngiye no kumukubita nyine kumukubita mu inshe kandi ari umuyumbe tuziranye kubera akantu nyine yarakoze kandi kako ngako ntabwo namuvuga ariko nyine twaraganiriye nyuma mwereka ko bigomba kugenda niki wabwira aba bagabo bari mu kubatukisha mwebwe mwambaye imbaraga z'Imana kandi ni abagabo cyane abasore abakobwa isinagore ntikiriyo n'abayumbe bameze ukuntu bimereye neza ariko harimo abantu bamwe bari mu kureba bari mu gukora ibintu bigatuma izina ry'ikiyumbe y'abakozi b'Imana bafite imbaraga z'Imana basa naho babashiriye muri ico gitebo bose hamwe kubera abantu bagenda birababaza ndabizi ni ihe nama wahaba abantu ngufiya mu by'ukuri buriya iyo umuntu yamaze kwisobanukirwa akamenya n'icyo Imana iguhamagarira gukora bituma ukora ibintu biri mu bushake bw'Imana gukora ibintu nk'ibyo ntekereza ko urimo wica kariyeri yawe rwose ntabwo bikwiriye nibyo navuze ngo impano y'Imana ntabwo igurishwa nta nubwo umuntu ayikoreramo ashaka inyungu kandi ibyo umuntu ntabikora kubwo gushaka kwemeza abantu yego kubera ko iyo ubikoze muri ubwo buryo rimwe na rimwe bituma hari ibintu byinshi byononekana njye nasaba rwose umuntu wenda waba ukora nk'ibyo rwose yabireka kuko nta nyungu bifite kuko bituma nibyo bituma n'ubundi bigenda bitukisha abantu rimwe na rimwe kumva ngo ngewe ngo ibintu nari bizingutswe urumva ngo abarimu ngo ibintu ngo abantu ngo barakubesha ngo abantu bagira gutera none ugasanga abantu basa n'ababizingutswe kandi mu by'ukuri ariko ubundi wazinukwa uhanuzi uhanuzi Bibiliya ivuga ngo niba ari mu mpano ugomba kwifuza impano y'ubuhanuzi uzi kwinjira mu buzima bw'umuntu yicecekeye uricaye gutya umuntu murimo muraganira bisanzwe n'ibyo kuganira bisanzwe uri kumuganira ariko Imana ikakubwira ibintu muri kuganira bisanzwe aho ngaho ntabwo atekereza icyo kintu hano ubuhanuzi ni nziza cyane hanyuma icyo kintu abantu bakagira ahantu ngo barabizingutswe urumva gusa hariho abantu bamwe nabo bajya babesha bakabeshera abandi buriya njye sinemera ko abantu bose basenga mu by'ukuri ibyo bintu bavuga ngo batindonke bagize gutya byatumye bitukisha abantu of course ndabizi ko ndanabyumva ko hari abantu babikora ariko bikora azabirike ariko kandi hari abantu nabo baba bari aho bagamije gusebya abandi basanga nawe rwose yiwe ikintu cyo gusenya abantu nicyo kintu kimubamo kandi karajajinga ibintu nta preuve afite nta bimenyetso afite bishobora kumupermeta kujajinga cya kintu Imana ikubwiye ese tujya kuganira ku musozo iyo Imana itweretse ikintu Imana ikwereka ibintu byinshi kandi utumirwa mu biterane bitandukanye byinshi n'ubu ngubu uri umutumirwa mu giterane kinini
kubera ko Imana yakwambitse ufite impano z'Imana novuga kuko ese ukora umusitari uri umusitari oya none uriki ni umukozi w'Imana none ko mbona baba bakujagase cyane oya ni ibisanzwe ibyo ngibyo ni umushyitsi buryo umushyitsi wese arakundwa none se ko bataba banjagase nyine bakujagase umushyitsi wese arakundwa buriya ni ahantu hose iyo uri umushyitsi usanga umushyitsi yitabwaho umushyitsi bagerageza kumukora protocol ishoboka yose ubona kuko bawushagaye nyine bakwitayeho bakaguha donc bakaguha ibisabwa nyine bikenewe bakwiteho mu buryo bwose bushoboka kugira ngo mu by'ukuri nawe ukora ibintu wumva uri safe. none se abashyitsi benshi kumba mbona wowe baba nyine uri busy cyane mwemera ko uri umusitari oya ni umusitari rwose icyo ngicyo sinanacyemera nta nubwo nzigera nanacyemera hanyuma paraporo yanjye paraporo y'iki ari igihe kubera imbaraga y'Imana yaguhaye hari ubwo urumva kumva wiyongeye nk'ibiro ukumva ufite confidence yabyo uraremereye muri wowe ntabwo bizigera binabaho Imana nibona no kugira n'utwo tuwazo izamfashe rwose imbwira ati shira hasi birarura none se ko abandi bafite impano benshi ndetse nareba naje nicaye hariya nareba nicaye mu maso y'abasaza nkabona ufite amavuta menshi kubaruta ariko nkabona ibo ni abantu banini bararemereye cyane protocol ndende ibintu binini cyane wowe kubera iki utamera kuriya ko mbona baba bameze neza cyane ariko uzi kubona ukuntu bameze neza bariya bagabo buri muntu wese agira inyogo yiwe niko uko si ukwigira nabi si ukwishyira hasi kandi uri hejuru ntabwo ari ukwishyira hasi kuko kwikomeza si byo bituma ukomera reka ikiri muri wowe gusa gikomere naho wowe ushaka kwikomeza wenyine udakomeye nta kintu bimaze kandi yakomeye umwe ni Kristo naho ibindi kandi buri muntu wese agira karagita yiwe ubwo wumva ko kugira protocole ndende ibyo ni ibyiwe twaje kugutega hariya ku kibuga cy'indege tukaba dusasa itapi mutuku abana bambaye imyenda iriho amazina yawe sibyo byiza niko tugana ku musozo uri umuvugabutumwa mwiza kandi ibihugu urabizenguruka bitandukanye amatorero navuga ko amatorero yose amenshi umaze kuyakandagiramo mu bwoko bwacu ni ikihe kintu wabonye mu itorero rimwe wagezemo ubona kino kintu wocifuriza n'amatorero ko yogendera muri iki kintu ukavuga ati iki kintu nabonye kuri itorero runaka ntushaka nturivuge cyangwa urivuge iyo amatorero yose yarakoze nka gutya ibintu byagahindutse cyane mu buryo bumwe n'ubundi. Okay, urakoze subiye inyuma gatoya ikibazo wari usa n'usorejeho kugira ngo akantu gakiyaringe muri ubu buryo kuba wajya ahantu bakagushagara bagira gute si ikibazo kuba wajya ahantu bakajya kugutega ibiki ibintu ibyo nabyo nta kibazo kibiri kubera ko umuntu niba ashobora kwambara umwenda uriho ifoto yawe baje kugutega ibyo izo ni nani neka byite n'udukorya abantu kandi ibyo si igitangaza ariko wenda ni igiterane aba ari uburyo wenda bwo kugira ngo bakomeze bagipiburiye serito wenda nkunda kubibona wenda nko mu makonseri y'abaramyi abaririmbyi barimba indirimbo za gospel
so bakaba bategura afite konseri afite igitaramo akambara imyenda iriho amafoto yiwe amazina ye intego y'iyo konseri ibintu nk'ibyo ibyo ni ibisanzwe ntabwo navuga ngo kuba umuntu bagukorera ibyo ntibisobanura ko abaye igitangaza haba ari uburyo bwo kugira ngo donke barusheho gukomeza kumenyekanisha igikorwa kandi ntabwo wabwira abantu ngo yawe ibyo simbikeneye ibo babishatse kubikora bakumva ni creativity baba bazanye nta gitangaza kiba kirimo rwose so ntabwo rero ibyo ntibabisobanura ngo murabaye umusitari kandi bisobanura ngo wabaye igitangaza iyo ni creativity ibyo ni ibisanzwe kuba bikora ntabwo aba ari uko baba biremereje si uko baba bikomeje rwose ndabizi hari abakozi b'Imana benshi pe babikora kandi mu by'ukuri nzi neza kuko ari abantu bari very very humble bitokugora kubonana nawe bitokubona kuvugana nawe bikorohera cyane benshi rwose tuziranye ari abahanzi ari n'abashumba abakozi b'Imana batandukanye rwose kandi ukabona n'abantu bacishije make ariko kuba utwo dukereativite twaba hose gitangaza anyway njya ku kibazo wari ubashije mu by'ukuri amatorero nagezemo hano i Burayi ntabwo navuga ngo ni menshi cyane ariko kandi sinamake mu by'ukuri kimwe cyo nakwifuriza amatorero reka mvuge wenda kuri umugabane turiho ariko kandi no mu bihugu wenda ibihugu wenda reka mvuge ngo by'abazungu kubera ko inaha muri ibi bihugu byo hanze usanga abantu bagira impamvu yo kuvuga ngo urumva ngo kubera ngo inaha ngo ntabwo biba byoroshye gukorera Imana ariko hari amatorero ugeramo ukabona rwose harimo ishusho yo gukorera Imana bitewe ndatanga urugero hari amatorero menshi ariko wenda reka nange urugero ku itorero rimwe itorero rya Reveil ribana umubiri njye ni itorero nabonye ni abantu bakunda gutinda imbere y'Imana cyane biteye ubwoba afete njyewe igihe mpagera bwa mbere naracanganyikiwe sinkubeshe ni abantu ibo nabonye bafite texuelema uburyo bakora kugira ngo bari muri Afurika ahubwo barenze muri Afurika ahubwo barenze amakanisa amwe muri Afurika kubera ko ni abantu bakunda ikanisa nivuga ngo bakunda ikanisa si inyubako ni abantu bakunda gutinda mu nzu y'Imana iyo bafite iterane iterane cy'iminsi 3 guhera ku wa gatanu baraza bakaba mu rusengero akajya agasenga niba afite kujya mu kazi akajya mu kazi yagaruka akahita agaruka ku rusengero ugasanga bamwe bararyama mu mabiro abandi baryama mu rusengero tukareba we kandi se baranaryamye ahubwo barasenga kugeza mu gitondo ni abantu bakunda gutinda mu rusengero narabitegereje mbona bafite image ntarabona makanisa menshi nabo ko niko kuri tugana ku musozo uri umunyamurenge yego ndiwe cyane ukunda abanyamurenge biteye ubwoba uri twigwaneho yewe ni duru twigwaneho ikomeye uri twigwaneho ikomeye biteye ubwoba niko ukundira twigwaneho nuko birwana kuri ntibagize amakosa kwigwanaho kandi muzamutubwira ngo tureke Imana tugwanirire ntabwo buriya ntabwo birwaniriye barwanye ku bwoko
kandi burya kurwana ku bwoko iyo wanze ubwoko ugize ikibazo gute ni ukuvuga ngo umushinga n'uba ufite no kwita ku bwoko noneho iyo uri umukozi w'Imana iyo uri umuntu ukunze ubwoko uba ugomba kubwitangira kubwitangira rero ntibisobanura ngo wirwaniriye ahubwo wakoze inshingano yawe kutagiye kurwana muri Kongo sinagiye sinabishobojwe ariko uri umunyabwoba oya si ubwoba ntabwo abantu bose wenda bajya ku rugamba abantu bose wenda ntibahawe bimwe kandi ari bakeya hariho iriya ni bakeya of course birumvikana ariko buriya hari abandi bakigenda bazasanga bamaze kugerayo nawe uziyumvamo nishobora kuba ndi muri abo bari inyuma ariko nyine ari ubwo urabyiyumvamo kugenda muri ukuri umuntu utagira ishaka ry'ubwoko aba afite ikibazo kubera ko niba ari ikintu kimbabaza kandi nkumva kirangiye ahantu ni ukubona umuntu yicwa nta donki mu bintu nawe atazi ukuntu ari kwicwa akarengane bene akagateye ubwoba bariya bandi batemera kuko abantu bagomba kwigwanaho bafata gute muri wowe afite ikibazo gikomeye none se mu by'ukuri ntabwo wakwemera kurengana uzi ko Mose byamuhagurukije bimukura kwa Farawo kubera ubwoko bw'Imana aravuga ngo sinakwemera kuba ahantu ariko ubwoko bwacu kurengana ubikoze agahaguruka akagenda ngiye mukubitira salute ndamwemera kandi ndaramushigikira baguhurije ahantu hamwe n'umwe muri bariya ko ku musozi mwembi babiri niriye jambo wamubwira uwuhe muri bariya umwe udakunda ubwoko bariya akagara barwanya ubwoko babitona akagara ikibazo uza wumva izina ry'akagara ndaryumva uza wumva rimeze gute muri wewe ni akagara nyine nakantu karaho nyine uhuye ku musozi uravuze ngo twigwanaho n'idubu cyane uwo mugira gute namubwira ngo ahindure imitekerereze kuko sinamwica sinarwana nawe namubwira ngo wowe utekereze kandi gira message imwe ubwoko bwawe message mu bwoko bwanjye yego icya mbere ni ukunda ubwoko icya kabiri ni kurwanirira ubwoko icya gatatu ni ukuvuganira ubwoko icya kane ni ukubushirikira aho waba uri hose ushobora kutajya kurwana ushobora kudakora ikindi kintu runaka ariko ufite ikindi ushoboye icyo ushoboye cyose ubikore ku bw'ubwoko icyo ushoboye cyose ushoboye kimwe gikora ukimaximize nushobora bibiri bitatu bimaximize ubishoboye byose ukumva byose ushobora kubyisangamo ni ukuri uri intwari tugana ku musozo hari ikintu kimwe nifuza ko usengera abayoboke bacu dukurikiranwa n'abantu benshi muri aba bantu badukurikiranye hari abarwayi hari abaremerewe harimo uri umukozi w'Imana twagiriye umugisha wo kwakira hano muri no studio ntiwagenda utagize ijambo watura ry'ubuzima ku bantu bari hano hantu kumva kuko bagubwa neza bamererwa neza n'icyo tunabikorera mu zukuri ibi byose tuba tugiramo umuntu aragenda agakuramo akantu kiwe kakamufasha mu buzima niturangiza hanyuma turaba tunashoje ikiganiro cyacu cy'aya masaha ariko
nifuza ko wasengera abantu bari aha ngaha umwanya mutoya. Murakoze reka senga reka gushimire murakoze cyane kudutumira twifuza ko tuganira Imana bamugisha byinshi kandi komeze kubakomereza amaboko. Mwakoze cyane kadusenga Imana. Byiringiro bidakoze isoni imbaraga z'abizera Mana nziza we drofaida prepare mejeriza sankita winiwe Imana yo kwizerwa drovali varite zavija shakiti mini adomere varite zageans. Ndashima izina ryawe ndahimbaza imbaraga zawe metari mari vaide zagi jini wina zove yawe wamana Israeli we drovade la prepare medegans shandi wini yango ya wanda atatari mari vaide zageans. Nasengera buri wese mwana lovaride uzakurikira iki kiganiro Uwiteka mbaraga zima mwizina rya Yesu Kristo afite icyari cyo mwizina rya Yesu ariko ndabizi ko hari icyo afite mwizina rya Yesu Kristo. Ni mubyeyi udukurikiye mwizina rya Yesu Kristo umumama cyangwa la videla tawini umuhungu n'umukobwa udukurikiye meza viva idezage savi imbaraga z'Imana zikore kuzima mwizina rya Yesu Kristo mu mbaraga z'ijuru umutima wiwe Mana abarwayi babazima abarushe baruhwe na mbaraga zo mwishima metarima krotama deja viza viva jawi metaida rosali mevai dezage shumia propari marivai dezage inyweni ya domera vai dezage shanda yakataki wani yango yazavi imbaraga z'umuriro w'Imana imbaraga zikomeye yewe wakibazo wewe wa musozi uri imbere y'umuntu utsindwe niwe mwizina rya agaragare wowe Imana mu buryo bumwe cyangwa ubumwe uri Imana idakora nk'abantu uri Imana irenze uko tubivuga nuko tubitekereza kora ibikomeye ku buzima bw'iwe kandi batabare mwami garura ishimwe muri uyu muryango garura ishimwe kubw'uyu muryango garura amashimwe mwami baremera amashimwe haleluya twege mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndasenze mwami Imana kubwa buri wese udukurikiye kugira ngo mwami Imana uhindure amateka kandi umuremere ibihe mwami kuko uri Imana igira umutozo w'ibihe vuga ibihe ku buzima bwiwe ubere ibisubizo mutabare kandi murwanirire kuko uri insinzi yabe urakoze mwami Imana abantu bose habwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen. Amen. Mwene data mukozi w'Imana Eritier urakoze cyane nabi urakoze cyane muzukuri Imana igumugisha mwene data warudukurikiye Imana ikugirire neza Imana igumugisha umukozi w'Imana atuye mu Budage n'umuntu woroshe kumubona ariko n'umuntu ukomeye kubuza Imana yamwambitse guca bugufi mukatwitaba muri studios wacu zatubyazo injiri ari zanyu namwe mwese turagushimiye murakoze cyane turakubaha turagukunda tuca bugufi ku bwanyu Imana yabashize ku mutima Imana ibagirire neza tuzongera tugaruka ahantu ikindi gihe kandi ndatekereza ko n'iri sengesho ryonyine hari Imana ikoze ku buzima bw'aba bantu n'iki kiganiro abantu bakuyemo ibintu byinshi bikomeye Imana ibagirire neza bye bye.